umbarize umuntu ukubwira ko amafaranga ajya yahimana umubwire ati none tubwire ubundi mubonanira he ukayiyahereza mubonanira he umubwire ati nzongera kuyaguha uyibwire izakiza nyiyihere nizo uzayiyahe aha hano hari ijambo baravuze ngo yavuze ko idakorerwa n'amaboko y'abantu nk'ifite icyo ikennye yaranavuze ngo nizamunsengero murabizi nabyo nabyo yarabihakanye buri ngo nizamunsengero ngo zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu ko njya mbona abafundi baziriho turabigenza gute none niba hari umufundi wakozeho kurwa rusengero mumenye ngo hano hantu nta mana irimo ntuzire kujya kubaza abantu biranditse ibyakozwe n'intumwa 17 22 kugeza kuri 24 uze kubisoma ngo ntiba mu nsengero kandi Pawulo arivuga yabibwiye abantu amaze kubabwira atari ko mwebwe kubera iki mukomeje kwibanda ku by'idini ntimwasomye nuko handitse ariko kubwira abantu mwatenaye kuki mukomeza kwibanda ku by'idini Pawulo ariko na ku idini ryabahemukiye byababwiye ko Imana iba mu rusengero ribabwira ko Imana ikorerwa n'abantu arabakanya bavuga ngo iyo Mana ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana baba ntinakorerwa n'amaboko y'abantu nk'ifite icyo ikennye none si Imana yaguha amafaranga ahindukira ikayakwaka none si igitenge ukuye ku kibuno ukagiha Imana nanjye sinacyemera uretse n'Imana nuko isi nagifuza igitenge wambuye nuko isi nacyamba nganzwe noneho Imana bakavuga ngo ugihaye Imana Imana yabisuzugurite kigoro yari ntayo nayo nanjye mumbaza yaba yakiguhereye iki ko yakiguhaye ngo cyambare ikaguha ishati ngo uyambare kubera ko uri umukene kubera ko uri umutindi ikavuga ati ninjye bose reka njye nguha nukenera ibindi uzansabe none umutekamutwe arakubwira ngo Imana ngo yamutumye ngo uyihereze ibintu arabeshya arakubita ukicuza yego ukanababa yego ibishobora kuriga icumuro na kimwe impongano ikwiriye ibyaha byawe inshuti yanjye n'amaraso ya Yesu masa yonyine yavuze ngo impongano n'amaraso ya Yesu babivuga iki bivuze ngo amaraso Yesu yamennye ku musaraba cyangwa urupfu Yesu yapfiriye ku musaraba kuvuga amaraso no kuvuga urupfu inirwo rwabaye impongano y'ibyaha byawe nirwo rwabaye ikiru ngwenda abangabanyagaturika babyumva neza ikiru nibyo padira guca kugira ngo bibi nyishu y'ibyaha umaze kumubwira wakoze yumaze kumubwira ibyaha wakoze arakubwira ngo genda uvuge ndakuramutsa Mariya 10 akaba guciye ikiru wajya kuzivuga ngo kabura gitanze ubwo bivuze ngo ibyaha byawe bikuweho ariko nawe ujya wumva ko bitajya biva iyo ibyaha bikomeye aguca rozari no kuvuga amashapura 3 ariko byumvikana ko yari ikindi kintu umuntu yakora kugira ngo akiri ibyaha bye yego Yesu yabarakwiye nuko bimeze rwose icyo byabivuze ubwo nuguhakana indirectement urupfu rwa Yesu nuguhakana mu bundi buryo urupfu rwa Yesu kwibwira kw'ibyo ukora urakoze cyane ni uko nguko bimeze ubwo ni ukuvuga ko kwibwira ko hari ibyo uzakora ukabona ijuru ubu uri kuvuga ngo urupfu rwa Yesu ntacyo rwamaze ubu uri kuvuga ngo Yesu birananditse mu Bagalatiya ngo niba gutunganira Imana ngo byazanwa n'ibyo umuntu yakoze ngo Kristo yaba yarapfiriye ubusa byumvikana neza ngo ubu uri guhakana urupfu rwa Yesu niyo mpamvu umuntu wiringira ibikorwa atazajya mu ijuru ubu uri inkozi y'ibibi ubu uri kuvuga ngo Yesu yapfiraga iki ko mfite ibikorwa byanjye bizajyana mu ijuru nyamara biri kavuga ngo ibyo umuntu yakiranutse byose ngo imbere y'Imana n'ubushwambagara bufite n'ibizinga kwiratana ibyo wakoze imbere y'Imana ubu umeze nk'uri kwiratana ubushwambagara ufite ibizinga indi Bibiliya y'Igifaransa ngirayo iravuga ni nko kwambura kotegise umugore yari yambaye akaba arizo wambara ukazirimba imbere y'Imana murabizi kotegise umuntu wiba ko azagera mu ijuru n'ibikorwa bye n'imirimo ye ubwo amenye ngo arashaka guhingukana imbere y'Imana kotegise bambuye biranditse muri Yesaya ibice 64 umurongo wa 5 muzabisome biri muri Bibiliya ndashaka kuvuga rero ngo Yesu
niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe uzakiza abantu b'ibyaha byabo. Kumwizera mwibanga rimwe gusa ni ukumenya ngo ibyaha byawe byabazwe kuri Yesu, arabihanirwa. Iyo ubyemeye mu mutima, gutungana kwa Yesu kukubarwaho, akaba ariko kuzakwishiza mu ijuru. Binasobanuke neza. Iyo turi kuvuga ngo turabe, ntabwo ari idini ry'abera, ntabwo ari ishyirahamwe ry'abera, ahubwo ni abantu bari mu isi yose, ari Imana yishuriye, aho bari hose, mu moko yose, mu ndimi zose, no mu miryango yose. Umuntu wese wabimenye akizera ibyo Yesu yakoze ku musaraba, ahabwa gutungana kwa Yesu, kwera kwa Yesu kukakubarwaho, ukaba umwere imbere y'Imana. Nicyo bivuga ubundi. Niyo mpamvu atari ishyirahamwe cyangwa idini umuntu yinjiramo. Ntabwo uza ngo winjiremo ujye uterana n'abantu ngo kugira uwera hoye, ntabwo ari gutyo. Waba uwera utajya unaterana n'aba ngaba baha, nta kibazo kirimo icyo gihe. Waba uwera wibera no mu giti nta muntu mubana, waba uwera utagira umuntu musengana, waba uwera utagira ikindi kintu na kimwe wishingikirijeho, kuko wamenye gusa ko urupfu rwa Yesu ari ibyaha byawe yarazize, wabyemera mu mutima, akaguha gutungana kwe kukaba ukwawe, kukakubarwaho. Iyo umenye ibyo ukabyizeza umutima, ubaye wera imbere y'Imana. Ibyo ntaho bihuriye n'ibintu byose amadini yababeshye ngo muzakore mukorera Imana. Ntabyo. Niyo mpamvu rero twasomye ngo uwo mwana bazamwite Yesu, niwe uzakiza abantu be ibyaha byabo.